Imana nziza ibihe byose. Peretere niba mufite imbaraga, Imana nziza ibihe byose. Ndagira mbatangarize yuko Imana ibakunda cyane. Hari igihe kimwe Abisirayeli bari mu butayu, nuko Abisirayeli bitotombera Imana kuko nta mazi nta n'umutsima, si uko bari babibuze, ahubwo nuko umurengo wari wabafashe. Ushobora kwicara ahangaho kumva yuko abanyarwanda baca umugani uvuga ngo umurengo usiga iki. Nabo baricaye babonye umurengo ubishe, bitotombera Imana na Mose. Nuko igihe kimwe inzoka ziritemberera zirabataka, ariko kubera yuko bari bitotombeye Imana zarabariye zenda kubashira. Bibiliya mfite ahangari nayo mufite imbwira yuko hapfuye umugabane mutoya ni munini. Mu magambo makeya abitotombye bari benshi. Mose Imana imutegeka yuko nawe akora inzoka imeze nka ya yindi yagenje ute yabariye, kugira ngo bagenje ute bakire. Ikibazo kizangaha, tekereza inzoka yakuriye, sibyo? Inzoka iri aho ngaho yakuriye, ariko Mose ategetswe gukora indi nzoka kugira ngo umuntu uyireba wese abasha kugenza ute. Hari igihe inzara gukubita bakubwira ati waje mu matara, ukavuga ati Imana ariko kumbona inzara yankubise ndayirebaho gute kandi inzara yagenje ute. Ikibazo cyakwatatse naho cyaturutse kugira ngo have mu muti, nuko Imana yohereza cyaki ikibazo. Imana yiteguye yuko ibibazo byabirambika hasi ukareba ku Mana. Kubera izihe mpamvu? Nimba inzoka yabariye yabarebye, kandi mu magambo makeya kubajya ntabwo byaturutse ku Mana, byaturutse ku kwitotomba kw'iki kw'Abisirayeli no kunanira Imana. Mu magambo makeya Abisirayeli kugira ngo bakire nuko bari bugomba kugenza ute kwihana. Kandi ikindi cya kabiri, kugira ngo Imana ibabarire nuko bari buhanga iki amaso kuki. Buriya abantu bicaga bavuga ati ubundi Mose si umwesikoro, inzoka iri kutujya tuyihanga iki. Imana ikeneye yuko tureka kwireba ku bikomere byacu tuganga iki. Birambwira ngo nimanikwa hejuru y'izi nzerera z'iki. Imana ikeneye yuko utareba ku bibazo by'umuryango wawe, utareba ku bibazo bya karitsiye utuyemo, utareba ku bibazo by'abaturanyi. Ikeneye yuko ihanga iki. Imana ikeneye yuko utareba ku bikomere byande byawe. Imana ikeneye yuko ihanga iki. Tugiye kwigana amagambo meza avuga ngo kutagira Yesu ni igihombo. Amen. Muhaguruke dusenge. Mana yacu, reka twongere tugushime cyane, tugushimire yuko waturinze kandi witeguye gutanga umugisha muri iri teraniro. Dore kuguhanga amaso mu gihe isi iri kukwihakana, dore kuguhanga amaso mu gihe karitsiye bakwanze, dore kuguhanga amaso mu gihe byo twugarijwe n'ibigeragezo, haba ibyateye haba ibyo twitegura kujyamo, dore kuguhanga amaso, dore kugira icyizere muri aka kandi mu gihe kiri imbere, mu izina rya Yesu. Kutagira Yesu ni iki? Urebye abaturanyi mu banyo badasenga, urebye karitsiye utuye mu buryo basa, ni icyerekana yuko imibereho yabo iyo batari mu Mana igira iki igihombo. Tujye mu gitabo cy'Abafilipi, Abafilipi igice cya 3 turahera ku murongo wa 7. Tugiye kureba umugabo umwe wivuza ibigwi, ariko nifuriza muri uyu mugoroba yuko ibigwi byaba ibya buri umwe wese. Guhomba iby'isi kubwo gutunga Kristo, nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo kubwo gutunga nde ibyarindamuye. Uyu Pawulo yabitekereje. Uyu Pawulo yari umuntu wize cyane, yari umunyamategeko, ndetse ibyanditswe mbwira yuko ari n'umusirikare wa Kristo. Yahombye ibye byose, yari umwe mu barengagije abantu, yari umwe mu bishe abigishwa n'intumwa, ariko nyuma yaho Kristo amubonekeye, ibyarindamuye byamubereye iki igihombo kubwo gutunga nde. Murongo ukurikiyeho, ndetse n'ibintu byose, ndetse n'iki, bitekereza ko ari
ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Yesu Kristo, kandi ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo kumenya Yesu Kristo, kubwo uwo nahombye ibyanjye byose ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndebe Kristo. Uyu munsi wa none imibereho y'abantu, mbese ushobora kuvuga yuko imibereho yawe waretse ibyaha kubwo gutunga Kristo? Uyu munsi ntutangazwe yuko hari abantu biteguye mu kanya kujya kureba imipira, sibyo? Mbese baretse ibyaha bajya kurikira Kristo? Ntutangazwe yuko iyo ari mu gihe cy'inga abantu bareka ibyabo bakajya guhinga bakareka iki? Imana. Kutagira Yesu ni iki? Ni igihombo. Murongo ukurikiyeho haranditswe ngo, murongo ukurikiyeho, kandi mbone ko ndi muri we nafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro no kujya nshushanwa no gupfa kwe. Mu magambo makeya, iyo ukurikiye Kristo hari ibimusi gutakaza, ariko unizera no kuzagira iki? No kuzabona ibindi. Nimba utari kureka ibyawe gukurikire Kristo, biragoye yuko wazabona iki? Ubwami bw'Imana wirirwa uririmba. Biragoye kuririmba ibintu ariko ntubishyire mu ki? Kubishyira mu bikorwa. Nagira mbabwiye ko ubukristo bw'iki gihe byabananiye. Byagenze ute? Kuririmba iby'Imana no kubibwiriza bitandukanye no kubyeza ute? Kubishyira mu bikorwa biragorana. Benshi ubukristo bw'iki gihe ni amagambo, nshuti zanjye, ariko hakenewe kugenza ute? Hakenewe kubishyira mu bikorwa. Ubwo nasomaga mu gitabo cyitwa Ubutumwa Bwatoranyijwe, no mugabane wa mbere paje 63 baretse bavuga ngo abantu bakundwa akazi narijye kandi bakayongeza, bagayicyicana ubwibone n'ubwirasi, bagatanga igihe cyabo n'intekerezo bita ku myambarire no kugaragara inyuma aho kubikoresha umurimo wa shobuja. Baba bitera igihombo giteye ubwoba. Abantu biha ubwibone, abantu bishyira hejuru, abantu bita ku myambarire n'ibita ku myambarire y'imbere mu mutima. Ndagira mbabwire ko bitera iki? Ko mutavuga bitera iki? Urashaka kwambara neza kugira ngo abantu bakurebe. Mbese wambara neza kugira ngo ijuru rigusuzume? Mbese ujya neza kugira ngo ijuru rigusuzume? Mbese imyambarire yawe, imirire yawe, uburyo ugenda n'ibyo urebamo ni ibyerekana yuko ijuru riri kugusuzuma rigasanga koko uri umuntu utunganye. Kutagira Yesu ni iki? Hepfo baretse bavuga ngo abantu benshi bambaye imyenda myiza igaragara inyuma, abantu benshi bambaye imyenda myiza igaragara inyuma, nta kintu na kimwe bazi cyerekeye umurimbo w'imbere ariwo igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Abantu bakeya ni benshi, ni bakeya ni benshi. Ugura umwenda mwiza, mbese uwo mwenda mwiza uwambara kugira ngo wereke abantu, cyangwa Imana igupimye yasanga uwo mwenda ari ukuwerekana kugira ngo Imana ishyirwe hejuru? Abantu benshi ntibazi umwambaro wa hehe wo mutima. Amakorari menshi, ndetse hari n'amakorari menshi ajya kuri imyambaro ihenze cyane kugira ngo bageste babarebe yuko bambaye neza, barusha abandi kwambara neza cyane, sibyo? Hari korari nzi nyinshi zipanikisha, ugasanga abaririmbyi barirwa bitotombera abayobozi babo ngo bagura imyambaro irusha ubushobozi bw'iki, kuko babonye indi korari wenda yambara iki neza. Ubwibone bugiye kutugeza kure. Ubwibone bugiye kudufungira feri yo kutabona iki? Ubwami bw'iki? Bw'Imana. Ariko hasi baranze bavuga ngo umwenda mwiza bambaye utwikiriye umutima w'icyaha kandi urwaye, wuzuye ubwirasi n'ubwibone,
ntibasobanukiwe n'icyo gushaka ibiri hejuru aho Kristo ari yicaye iburyo bw'Imana. Ntacyo bazi. Abantu icyo kintu ntacyo bagenje ute, ntacyo bazi. Kubera iki tutari gushaka imibereho y'Imana? Kubera iki? Kubera iki imibereho y'Imana uyu munsi wa none no gushaka Kristo biri kuba ikibazo mu bantu? Kubera iki? Ariko hari uguhomba k'uburyo bubiri. Hari uguhomba ubwabo wihombeje. Abantu benshi bari kwihombya ijuru. Abantu bari kwihombya iki? Abantu benshi bari kwihombya iki? Ibwami bw'Imana. Kubera iki abantu bari kwihombya ubwami bw'Imana? Umuntu akavuga ati nari buze amateraniro. Uko ni ukwihombya iki? Uko ni ukwihombya ubwami bw'iki? Abantu bakavuga ati erega mwe nimwe mu bishoboye mugenze. Uko ni ukwihombya iki? Buriya n'abasigaye mu ngo benshi baryamye ngo ntabwo baza mu materaniro. Uko niko kubita kwihombya iki? Nk'uko muri business abantu uranguye ushiduka iyo umuntu ucuruza botike, hari igihe arangura iyo abiriye nabi, iyo aryohe no gukomeza kurya ibyiwe adakomeza kubitanga no kubicuruza, birangira yihombeje, kandi icyo gihombo niwe kizagaruka, sibyo? Ikindi cya kabiri nabonye, hari uguhomba uhombeje abantu. Hari ugomba uhombeje iki? Dufite abantu bari kugenda bahombya abantu ubwami bw'Imana. Urakayoba wiyobeje, uzi kuyoba warangiza ukayobya n'abantu. Uzi abantu bari gukura abantu mu by'Imana uko bangana. Mbega umubare munini w'abantu bari gukura abantu mu by'Imana. Mbega uburyo abantu turi guhombya abandi ingoma y'Imana. Aho bantu uzabazwa. Nongere ngo uzabazwa. Urafata abantu ukabakura mu nzu y'Imana, uraberekeza he? Uraberekeza he? Dufite umubare munini w'abantu bari guhombya ubwami bw'iki? Hari uguhomba wowe ubwawe wegenje ute? Wihombeje. Ariko ikindi cya kabiri, hari uguhomba uri kuri guhombesha n'abandi. Niko biteye. Umusore araza mu itorero, ari umusore mwiza w'igikundiro, arashaka kwihombya ariko arashaka no guhombya inkumi ziri mu itorero. Turabafite. Nyamara ari hehe? Abenshi nta nubwo bari hanze, bari mu nzu y'iki? Y'Imana. Dufite Imana ifite umurimo utoroshye, ariko vuba aha ngaho umurimo uzasozwa. Amen. Ariko hari ibintu bitanu bigaragaza umuntu ugiye guhomba. Hari ibintu bingahe? Bitanu bigaragaza umuntu ugiye kugenza ute? Abanyabusiness bo muranabizi. Iyo byanga byakundi ibintu bitanu ngiye kubabwira, utabyitondeye wisanga wahombye. Icya mbere nuko ikigaragaza abantu bari guhomba nuko kugabanya iki? Abakozi. Boss arazinduka abona imari itangiye kugabanuka, agatangira kugabanya boro. Mu bantu bakoze amakampani akomeye murabizi, mukire ari igihe atakwirukana akavuga ati ariko ejo hari ukuntu ndi kubona bitangiye kugabanuka, ejo uzagenza ute? Natwe mbabwira yuko turi kugabanya abakozi. Abantu kuko bari kwanga Imana bari kugabanya iki? Bari kugabanya abakozi ku murimo. Tujya muri Bibiliya, Matayo, mbereke uburyo abantu bari kugabanya iki? Abakozi. Abantu bari kugabanya abakozi. Matayo n'igice cya 10:16 haranditswe ngo, dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega, nuko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka, kandi muzabe nk'inuma mutagira iki? Amahugu. Yesu yabwiye intumwa ziwe, dore yuko nanjye bandenganyije, ariko abantu mugiyeho, dore mubagiye muri amasega agenza ute? Ajyana. Ariko kandi mugira ubwenge nk'ubw'iki? Nagira mbabwire yuko iyo umukozi agiye gukorera umubosi ariko udakunda shobuja, abagomba gusevinga, gukorana wa sevinga kugira ngo niyirukanwa azafite ikintu yirukaniwe magenje ute? Afite. Nagira mbabwire yuko mu gihe abantu benshi bari kwirukana abakozi ku murimo, ariko abantu b'Imana bagomba gusevinga umwuka w'Imana. Amen. Dore mbatumye muri nk'intama hagati y'amasega,
nuko mugira ubwenge nk'ubw'inzoka kandi muzabe nk'inuma mutagira amahugu, ariko mwirinde abantu. mugenzi ute? Ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kubera yuko bagize igihombo, kandi bazabakubitira mu masinagogi. Mbese abantu bahombye si bo bakubita abandi? Mu minsi iri imbere turi kugira abantu bari guhomba mwuka w'Imana, kandi bizasozwa akarengane. Abo bantu bahombye Yesu, barenganyije abantu bafite Yesu. Ibintu nibyo turi gusatiramo, turi gusatira mu gihe cy'akarengane, kandi abantu bari guhomba Yesu bigiye kurangira ari bagambana iki? Abantu bafite imari, bafite Yesu. Reka mbabwire yuko Yesu ari imari ishyushye. Amen. Ndi kubarangira imari igenje ute? Abantu bari kwanga imari ishyushye, bigiye kurangira yuko abantu iyo mari batayifite ari bagiye kugambanira abandi, kandi ibi nibyo turi gusatiramo. Kandi hepfo baravuga ngo ariko mwirinde abantu, nubwo ari ukwirinda inyamaswa, kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira amasinagogi, bazabashyira abatware n'abami babamora, muzaba abakumamya imbere yabo n'imbere y'abapagani. Ariko niba bagambanira, nimuzahagarika umutima w'uko muzavuga cyangwa yuko muzavuga, kuko muzabibwirwa muki? Ko mutavuga, abantu b'Imana bazabibwirwa. Amen. Ikintu cyose kuko bazaba barisevingiye ubutunzi buhoraho. Abantu b'Imana mu minsi iri imbere bazabura icyo bagenzwe. Uyu munsi ushobora kwiyukabona n'ibiri kugenda, ariko ndagushishikariza gukomeza gushishikara wiga. Komeza ushishikara ugenza ute? Komeza ushishikara ushakisha ikitatuma udahomba. Kutagira Yesu ni iki? Abantu badashaka Imana bari kwirukana abantu, bari gukenza ute? Kubaha imari. Abantu bari kugabanya abakozi. Amatorero menshi mbabwire yuko ari kwirukana ababwiriza kuko ari kubaha Yesu. Babwire yuko mu gihe kiri imbere yacu ibi bintu mubwirwa mutazongera kubibwirwa, kubera yuko amatorero menshi n'isi igiye guhuriza yanga Imana, nimara kumwanga abantu bangaye ko banabatangariza Yesu, sibyo? Ubwo n'ubuhanuzi itorero twize imyaka myinshi munazi neza. Isi igiye kugabanya abakozi kandi yaranabitangiye umushinga wabyo. Umushinga ugeze kure, abantu bari kugabanya abakozi ku murimo. Abantu bafite imari, bafite Imana, abantu batari kuyikunda bari kubirukana, kugezaho abantu kuvuga ukuri kuri kubura mu bantu, kugezaho uvuga Imana ukabona abantu, kugezaho uvuga icyaha mu izina ukabona abantu bakurebye nabi. Ni icyerekana yuko abantu bari kugabanya iki? Icyo ni icyerekana yuko abantu bari kugenza ute? Bari guhomba Imana. Cya kabiri, hari ibintu wari ufite birangira bigenza ute? Bigushiranye. Hari igihe utangirana imari ariko kuyikoresha nabi, igenda igenza ute? Ndagira mbabwire yuko ibintu by'Imana biri gukamukamo abantu kubera yuko bari kubikoresha nabi. Urajya kwiyahuza inzoga, uri umuririmbyi mwiza, wari ufite karutonzi keza, ariko bikarangira kubera inzoga zigenda zikwangiza ijwi, ryajwi rikagenza ute? Iby'umwuka biragenda bigukamuramo, n'Imana yaguhaye ikagenza ute? Icyo nicyo bita igihombo. Kutagira Yesu ni iki? Ni igihombo. Ibyo wari ufite bigenda bigenza ute? Benshi by'umwuka biri kubashiramo. Niyo mpamvu abantu bari kwiyongera, ubugome buri kuba bwinshi. Niyo mpamvu ibyaha biri kujya ku karubanda uko bishaka. Niyo mpamvu abantu bari gukora ibyo bashaka. Kubera iki? Iby'Imana biri kugenda bikamukamo iki? Ibyo abantu bari bafite batanga biri kugenda bigenza ute? Kugezaho umuntu korari itagihindura indirimbo, kugezaho imara umwaka wose iririmba indirimbo imwe,
ni icyerekana yuko ibyo bafite biri kugenza ute, biri kugenda bibashirana. Hakenewe kongera Imana muri twebwe. Kandi icya gatatu, kuba uwo muntu yarambaraga neza ariko akaba atakigenza ute, atakiberwa. Cyerekana umuhombyi wa wundi wa gatatu nuko yambaraga ariko akaba atakigenza ute, atakiberwa. Ukabona agashati karipfunyaritse. Kubera iki? Kubera ko umuntu agenda ahomba Imana, umuntu agenda yisuzuguza. Muragenza ute? Mbese Nebukadinezari umwuka w'Imana umuvamo yarameze ute? Yarameze nk'inyamaswa, sibyo? Dufite abantu umwuka w'Imana uri kugenda uvamo bakamera nk'iki? Nk'inyamaswa. Uburyo yambaraga birahinduka. Umuntu yatangiye kunguka iyo yambara bigenza ute? Biragaragara. Tubirebe mu gitabo cya Yesaya. Yesaya igice cya 51. Gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 51. Turebe ukuntu uyu muntu yambaraga akaberwa agifite Yesu, ariko yaza guhomba Yesu uwo muntu agasigara atakiberwa. 51. Ubwo ndahera ku murongo wa 5 ngeze ku murongo wa 7. Hepfo baravuze ngo nimubura amaso yanyu murebe ijuru, murebe no ku isi hasi. Murebe Yesu yigeze kubwira abantu ati nimubona ibyo byose bibaye muzararame murebe he? Mu ijuru. Kandi abantu isi zasaza nk'umwambaro, nayo bazapfa nk'isazi, ariko agakiza kanjye kazagumaho iteka ryose. Amen. Nubwo isi iri gusaza nk'umwambaro, ariko agakiza k'Imana kazahoraho. Amen. Isi iri gusaza. Kandi kubera iki? Nuko bahombye iki? Imana. Isi uko igenda isaza, uko twegereza amateka y'isi isaza, abantu barushaho kuba babi. Ubundi isi ntabwo isaza, ahubwo isajishwa n'abayibamo, sibyo? Abayibamo nibo bagenza ute? Batuma isaza. Rwa kabiri rwa Timoteyo, rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 6. Twirukanke rwa mbere rwa Timoteyo n'igice ni cya 6 umurongo wa 3. Haranditswe ngo rwa mbere rwa Timoteyo cya 6 haranditswe ngo nihagira uwigisha ukuri niyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakarije kuyimbaza ari ntacyazi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya n'ibitutsi no gukeka ibibi. Uyu ni umuntu n'uwambaye imyambaro mibi. 5. Impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamye mu kuri, bibwiye ko kubaha Imana ari inzira kubona iki? Uko umuntu asa imyambaro y'isaza kubera igihombo, niko arushaho gukamura n'abafite imyambaro myiza. Najya mbabwiye yuko abantu babuze imyambaro yo gukiranuka bari gushaka yuko bakamura imyambaro y'ikugenza ute? Yo gukiranuka. Kandi umurongo wa 6, icyakora koko kubaha Imana yo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi. Amen. Kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzagenza ute? Nguyu muntu ufite umwambaro muzima, icyo atekereza yuko ibyo afite ni igishoro, nta na kimwe agenza ute? Ashishikara no gushaka iki? Ashishikara no gushaka Imana, kuko abazi yuko kutagira Yesu ari iki? Atari igihombo. Imana ikeneye umutima wawe. Kandi ikindi, kuba yarambara akagenza ute? Ikindi, atangira gufata amadeni. Abantu bari gufata amadeni. Abantu bari gufata amadeni y'ibyaha. Bari gufata iki? Abantu bari kwigwiriza amadeni y'ibyaha. Abantu babaye besikoro, babaye abatubuzi, buryo n'ubwana butoya ababyeyi babo bari kubigisha ubutubuzi.
mubyara kubitwa n'inzara mu gitondo, yaza agafata akana gato akavuga ati rero wa mwana we kwa kana akabeje imyumbati, weho genda ugeste ugenda uyitubura uyizane tukubita imyaka, ubuzima bukomeze n'ejo tuzabaho wana. Kugeza aho umwana iyo atari guhahira urugo usanga umwana ari gukubitwa inkuba. Kugeza aho umunsi umwe yari ahantu hamwe umugabo yiceje umwana amubwira ati se papa biragenda bite? Umugabo w'umuniga arangije amubwira ati mwana wanjye reka nkwereke, fata isuka nkwereke. Umwana kubitwa n'inkuba avuga ati se papa ko nzi ko ndatahinze bizagenda bite? Nuko aramubwira ati peti fata isuka tugende nkwereke ahantu tugenda. Mu gihe bamanukaga ahantu mu murima ahantu, umwana aramubwira ati rero cungira hari ahantu kugira ngo niba nambuna bigenze ute uvuze akaruru ka systeme mbona kwirukanka. Sigaye mwoshya abana banyu gukora ibyaha, mwarahombye muri no guhombya abana banyu ubwami bw'Imana. Mugabo gusa ari igihe abana bazabakebura, ndabyizeye. Mugabo ajya mu murima, papa aramubwira ati rero wa mwana we ucunga iburyo n'ibumoso no hirya no hirya, numva bakomye uvuze akaruru ugenze ute nze nabazi nirukange. Mugabo atangiye gukubita isuka, umwana turumbuka hejuru, umugabo agiye kwirukanka aramubwira ati papa byakomeye. Wiki se byakomeye warwana we? Hari umuntu tubonye? Oya papa ariko wambwiye ngo wagende hirya no hirya. Yego nabikubwiye. Rero ikintu ukora ni iki? Papa ariko bagiye kumbwira ahantu hamwe, bagiye kumbwira yuko hejuru ari ijisho rigenze ute. Nagira mbabwire yuko abo muri koshya bizarangira bababwiye ngo hari ijisho rigenze ute. Guhomba uhombeje abandi, ariko warangiza ugafata n'ideni giki y'ibyaha. Tujye mu ntambara ikomeye, ntambara ikomeye page 348. Abantu bari gufata amadeni y'ibyaha, ibyaha bitihanwa ngo birekwe. Niba muzababarirwa abantu bacyasevinga ibyaha mu mitima yabo, ariko reka mbabwire ngo ibyaha, ayo madeni y'ibyaha mutari kureka, ibyaha bitihanwa ngo birekwe ntibizababarirwa kandi bizahanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinza umunyabyaha ku munsi w'iki. Nagira mbabwire yuko abantu ubwo bari gusevinga ibyaha mu mitima yabo, ibyo byaha bigiye gushinza iki? Bigiye gushinza abantu. Niyo mpamvu Imana irararika buri wese kuba yajugunya ibyaha kure, nk'ujugunya ideni. Uzi kwicarana ideni? Nk'uko umuntu yazi yuko afite ideni yirukanka ko yarifitiye, ariko iyo aryishyuye aba yumva agenze ute. Imana ikeneye yuko uruhuka umutima wawe. Igihe wahereye uri umusambanyi, igihe wahereye uri igisambo warayogoje karitsiye iwanyu, nyamara witwaye ko uri mu nzu y'iki? Warahombye Imana, uri mu nzu y'Imana. Ariko Imana iragukeneye inshuti zanjye. Imana ikeneye yuko ayo madeni y'ibyaha uyagabanya, kuko ikiguzi cyaratanzwe n'ubuntu. Amen. Nimanikwa hejuru y'isi nzerereza iki? Ubwo ni ubutumwa, ubwo ni ubuntu. None uracyasevinga ibyaha mu mitima wawe bikakubana ingutu. Ibyaha bitanu ngo bibarirwe ngo birekwe, niba uzababarirwa kandi bizanagurwa mu bitabo, ahubwo bizashinza umunyabyaha ku munsi w'Imana. Umunyabyaha ashobora kuba yarakoreye ibyo byaha ku mugaragaro amanywa ava, cyangwa imbere y'Imana. Marika y'Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandikana, hatabasha kubeshya. Icyaha gishobora guhishwa kigahakanwa, ideni rishobora gufatwa rigahakanwa, ariko nagira mbabwire ko imbere y'Imana itazagenza ute. Uri gusevinga ukomeza gukora icyaha, usevinga ibyaha, uzi ko nta muntu ugenza ute ubireba. Ariko mbabwire yuko ibyo byaha nibitihanwa bizabagereka ku gahanga. Ayo ni amadeni muri kugenza ute. Hari igihe abantu bavuga ngo ibintu cyo kwatura ari ikintu kiraho mukagigira cipu. Nagira mbabwire yuko mu gihe icyaha kizakubabaza uzakicuza utagifite iki. Uyu ni umwanya Imana igushakamo. Watura iki? Kuko abantu bari gupfa kuki? Abantu bari gupfa nk'isazi.
kubera iki wakwiringira yuko uzabaho byiteka muri iyi si? Abandi bari kuvuga ngo ubwami bw'Imana burabegere, tugiye kugenza ute? Tugiye gutaha. Ariko ibya bitanu ngo biburekwe ntibizabarirwa kandi bizaragurwa mu bitabo, ahubwo bizashinza umunyabyaha ku munsi w'Imana. Ayo madeni muri gusevinga ni muki? Mu bitabo. Nk'uko iyo ufashe umuntu ukamujyamo ideni akwandika hano akavuga ati ndakubika, kujya ugenda hose uvuga ngo ndi muri kariya gakayi, ni nako n'icyaha ubitse mu mutima wawe. Ari ahantu kigenza ute? Wakwikuye muri icyo gitabo ugifite umwanya k'Imana igushakira umwanya ngo ugikuremo. Icyo cyaha uri gusevinga ugakomeza kubika muri icyo gitabo wagikuyemo. Nk'uko umuntu arwana gukuramo ideni mu gitabo iyo yarigiyemo abantu, ndagushishikariza kuvamo iryo deni giki? Iri ni ijambo ry'Imana turi kugenza ute? Mugiteho nshuti zanjye, kuko nzi yuko igihe ari kigufi mu isi, kuko nzi yuko isi iri gukamuramo abantu by'Imana. Ndagushishikariza gusevinga iki? Kuvamo ideni Imana, ahubwo ukabiki byose Imana arabitanze kugira ngo bashe gukira. Ariko kubera icyo wakomeza kubika amadeni z'ibyaha? Kandi hepfo baravuga ngo homorike Imana babonye icyaha cyose kandi bacyandikana hatabasha kubeshya. Icyaha gishobora guhishwa kigahakanwa, kigahishwa ababyeyi, kigahishwa umugore, kigahishwa umugabo, kigahishwa abana n'inshuti, kandi abo mukora n'abandi. Umunyacyaha ashobora kuba ari we wenyine uzi icyaha yakoze, ariko ibyo byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa imbere yabo mu ijuru. Bigaragarira iki? Kuko bifite aho bigenje ute? Bifite aho byanditswe. Imana iragusaba ngo uvemo ideni iki? Uvemo ideni ry'icyo cyaha, ukihanukireke. Nimba ari umuntu wahemukiye, Imana iragusaba kugenda kugenza ute? Kumwatura kugira icyo cyaha kigenza ute? Kive mu ki? Mu gitabo. Nimba ari umuntu warageye, Imana iragusaba kugenda kwaturira uwo muntu. Nimba ari umuntu wahemukiye, nimba ari umuntu weskoye, Imana iragusaba kugenza ute? Kujya kumwihana ugifite akanya. Kuko nimba abantu bari gupfa nk'isazi, kandi ibihembo by'ibyaha ni iki? Ni urupfu. Nimba ibihembo by'ibyaha ari urupfu, rero Imana iragusaba yuko icyo cyaha wagenza ute? Wakireka nonaha, kandi nta gihe tugifite nshuti. Ndabahenda ngendera ku Mana, kuko nzi yuko buri gisirikare cyose kugira kidahomba kiba gifite intwaro. N'igisirikare cy'Imana gifite iki? Imana ikeneye yuko abantu b'Imana baba bafite iki? Ndagira ngo buri wese mushishikare kugenda atekereza kuri iki kintu, agenda yingingira Imana umutima, abwira ati Imana, nkeneye icyatuma nongera kwiyunga nawe, nkeneye imbaraga zatuma mvamo ideni kino cyaha. Nk'uko usenga Imana kugira ngo uvemo banki ideni, ni nako nusikeneye no gusenga kugira ngo uvemo ideni ry'icyaha ugenza ute? Ubereyemo Imana. Twakoze icyaha ntitwashyikira iki? Ubwiza bw'iki? Twakoze icyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Dukeneye kwihana icyaha, kuko icyaha nikizatuma turenga iki? Amarembo y'iki? Kubera iki turi bukomeze gukinira hejuru y'ibyaha? Iby'Imana ntabwo izabyihangana. Kandi mu gihe abantu bagifite amahirwe yo kubwirwa abantu ibyaha byabo, ni ngombwa kubatangariza yuko abantu bagomba kugenza ute? Aya mahirwe nabyambabwiye yuko ari gukendera. Abantu igihe babwiriwe, hari igihe bizaparikwa mukifuza kubabwira uwatuma mureka ibyo byaha. Ni vuba cyane, ntabwo ari kera. Systeme ziri gukora cyane. Nabyambabwiye yuko tugeze ku manu ya nyuma, aho igishushanyo kigiye kwirambika hasi. Ndabatangariza kwihana, kuko nzi yuko ubwami isi yamaze guteranyiriza hamwe kugira ngo ihombye abantu Imana. Mbese kubera iki wakwemera ko isi guhombya Imana? Satani yahombye ubwami bw'Imana, ari kwicuza. Nako nta nubwo ari kwicuza, ari gushaka yuko nawe ubugenza ute? Ubuhomba. Kubera iki Satani yakubuza ubwami bw'Imana? Kubera icyo ushaka kubwibuza. Imana ikeneye yuko wihana. Turebe izo ntwaro. Befeso, nk'uko igisirikare kiba gifite intwaro kugira ngo kidahomba, nk'uko umucuruzi aba afite systeme y'intwaro kugira ngo adahomba, nk'uko igihugu kimwe kiba gifite intwaro kugira ngo kirinde ibyabyo kugira ngo kidahomba, niko n'Imana ikeneye yuko abantu bayo baba bafite iki?
intwaro kugira ngo batazabamba iki ubwami bw'iki bw'Imana. Befeso, igitabo cy'Abefeso igice cya 6 ndahera ku murongo wa 11. Handitswe ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakena n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukena n'abatwara n'abafite ubushobozi bw'abategeka isi y'umwijima n'umwuka mibi y'ahantu hehe. Ntabwo uhanganye n'umuturanyi wawe, sibyo? nta nubwo uhanganye yewe n'abana mubana n'inshuti mubana, ahubwo uhanganye n'imyuka ya hehe. Niyo mpamvu Imana ikeneye yuko wiyunga n'abantu n'Imana kugira ngo uzaragwe ubwami bw'iki. Ariko kubera upagani abantu bikoreye, sawa muravuga ngo kanaka aranyanga, kanaka rega dufitanye ikibazo, kanaka ndamwanga, ye niyo mubonye ahantu numva nukiwe. Kubera iki? Kubera urwango. Ariko nagira mbabwiye yuko uwo nguwo twirirwa turwahangana nawe ntago ari Imana ikeneye ko duhangana n'iki. Imana ikeneye ko duhangana n'ideni twikoreye ry'icyaha kugira ngo tuzabashe gukira. Ikibazo cy'ideni nicyo kituzonze, sibyo? Nk'uko umuntu yari mu isi yafashe ideni akaba ari ryo rimuzonze, niko n'Imana ikeneye yuko twiyunga nayo tukareka iki iryo deni kugira ngo tuzabone ubwami bw'iki. Nk'uko umuntu yaretse ideni abaho neza, ni nako n'Imana ikeneye yuko ureka ibyaha byawe kugira ngo abeho ne. Imana iragukeneye, kandi Imana ifite intwaro iri kuguhereza kugira ngo uziteho. Mwambare intwaro zose z'Imana, nta nubwo ari imwe kandi nta nubwo ari ebyiri, kugira ngo ubashe guhagarara mudatsinzwe. 12 haranditswe ngo kuko tudakena n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukena n'abatwara n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana, n'imwe ni zose. Intwaro zose ukeneye kugenza ute? Ukeneye kuzambara, ukeneye gusenga, ariko ngo ntiwige ijambo ry'Imana ntibizavamo. Ukeneye kujya mu madini ukabyina giprotestant, ukabyina ariko ngo ntiwige, ntago bizavamo. Pastor barirwa bayobya benshi, ntago bizavamo. Imana ikeneye ko twambara intwaro zo kugira ngo abantu bareke ibyaha, nuko bambara intwaro zo. Ntago ari intwaro imwe. Madini ari kwirirwa ashishikariza abantu kujya kubyina batiga ijambo ry'Imana, ntibizavamo, ntibizavamo. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo ubashe gukomera ku munsi mubi. Ni ku munsi mwiza, ari ku munsi mubi. Imana ikeneye yuko twitegura ibihe biri imbere yacu dufite intwaro. Niba tudafite intwaro, isi izadukanda. Dore ko yatangiye no gukanda, ibiciro biri kwiyongera umunsi ku munsi, abantu ku buzima buri kugenda bubahindukiranaho. Mbese ntituri kwinjira mu minsi mibi? Dukeneye intwaro. Ntabwo ibibazo bizaza ngo ujye gutaka, oya, kuko uzaba ufite intwaro ugomba kurwana. Hari abantu bari kujya kubaza abandi seti, ibi bintu murabibona gute? Imana ikeneye yuko ubika iki? Imana ikeneye yuko wambara intwaro zose, kandi murangije byose mubashe guhagarara mutagenza ute? Abantu bahagaze nuko bafite iki? Imana iragushakisha ngo ugenze ute? Ugira intwaro. Kandi 14 muhagarare mushikamye mukenyeye iki? Imana ikeneye yuko mukenyera ukuri mbere yuko mwambara iki? Intwaro. Imana ikeneye ukuri mu bantu, kandi kutagira Yesu ni igihombo. Uwo Yesu ni ukuri. Ufite Yesu nagira igihombo, kandi akoresha iki? Akoresha ukuri. Imana ndabahendahendera ngo dukoreshe ukuri, kandi twakugira igihombo. Isi kubera yuko idafite Imana, abantu benshi kuba badafite Imana, benshi bagiye kubura ibyiringiro byo kubaho, kuko bari gomba iki? Dufite benshi bagiye kuko badafite Imana, ibyiringiro byabo bagiye kubimarira no kwiyahura no kugenza ute? Benshi bari kwiyahura, bari kwiyahuza mu biyobyabwenge kuko babuze ibyiringiro. Kubera iki? Nuko ahantu baseviga nk'imbaraga bahabuze, kandi harahari ni mu Mana.
Imana irabakeneye. Imana ikeneye yuko yababona, kandi ndabingingira ku Mana ngo ubwo Imana ibakeneye namwe babone mu izina rya Yesu. Muhaguruke dusenge, kandi uko muhaguruka ari nako mwumva ijwi ry'Imana bararikira guhaguruka mureka ibyaha mu izina rya Yesu. Dusenge. Mana yacu, turangira turagushimiye cyane, ufite umwuka ndetse ufite n'umubiri, n'Imana y'umubiri n'ubasha gukora. Reka abana bawe twe kugira igihombo cyo kuba tutagufite, aho twabitse ideni z'ibyaha uduhe kurireka, maze twakirwa mu bitabo byawe. Uhire imitima buri wese, uduhe kureka ibyaha kuko igihe ni kigufiya cyane, kandi mu gihe abenshi bari gupfa, reka uturinde gupfa mu byaha, ahubwo dukire tubeshejweho nawe. Ibi byose warabitanze kugira ngo dukire, dore kubyakira mu izina rya Yesu.